ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeze abane namwe ndabasuhuje. Ni byinshi cyane bigenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga ariko ku muziki ucuruza ku mbuga zicuruza umuziki witwa Papa Cyangwe ndetse na Young Grace bateretse indirimbo nziza cyane hanze imeze neza, mugende muyirebe. So ni nk'uko dukesha Emo yavuga ati Young Grace yasize hanze amashusho y'indirimbo ye nshya yise Pa yakoranye na Papa Cyangwe. So ni indirimbo nziza cyane, umuraperi Young Grace Abizeyimana yasize hanze amashusho y'indirimbo ye nshya yise Pa yakoranye n'umuraperi Papa Cyangwe. Muri iyi ndirimbo bita bavuga ko nubwo umuziki ukomeye gukora cyane biri mu butumwa bworoha ku isonga. So indirimbo nziza cyane yamaze kujya kuri platform ya Young Grace, mugende mu musure murebe ino ndirimbo nziza cyane. So ni indirimbo bita Pa. Mureke duteze umuziki wacu imbere, tureke amashyari, tureke inzangano, tureke gushyamyanya, kwangana ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nk'uko nguko Young Grace yasize hanze indirimbo, tugende tuyisapotinge. Papa Cyangwe tumusapotinge, dusapotinge n'abandi bahanzi benshi cyane batuma tugera imbere heza, kure heza kandi hashoboka. Nicyo kizatuma rero ya showbiz yacu iba nziza. So Young Grace ni indirimbo nziza cyane kuri platform ye, mugende muyirebe, muyisure, munayirebe ku mbuga zindi zose, pana kuri YouTube gusa, bizatuma tugera ku isonga cyangwa kureza cyane kugira ngo dukore ibintu byinshi byiza. So industry yacu nyarwanda ikeneye ubumwe, ikeneye iterambere. Young Grace kuba asize indirimbo hanze ariko nkaba mbona ibitangazamakuru bisapotinga ari bike cyane, icyo gihe nta kintu byadufasha, nta n'icyo byatumarira, kandi tuba tugomba gushyira hamwe tukubakira ku musingi umwe w'iterambere ndetse n'urukundo. So ni indirimbo nziza cyane ya Young Grace bita Pa ari kumwe na Papa Cyangwe, mugende mu musure muyirebe, irimo iratwika, amaze kugera hanze. Twege amakuru nakagaruka y'ibyamamare hano iwacu mu Rwanda, turi kumwe. Ciao ciao.